ube maso mu Kristo uruhuke nonaha amakuba yihamusabe. Gukizwa ntabwo bikuraho ibyago, kuko umuririmbyi yahimbye ngo uwawe atinyutse ibyago byose. Ntabwo gukizwa ari ugupfa gukizwa. Ni umuntu watinyutse ibyago byose akamurembuza. Haleluya. Bamuteye mu nyanja. Haleluya. Hanyuma rero Yesu ngo agira inzira zitabarika. Amena. Ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Amena. Aho bamutaye mu nyanja ngo agwaye hasi asanga hari umuhanda, ahurirayo na Yesu. Amena. Haleluya. Bakiba hasi, banyura hasi aho, barakomeza buburukira aho iwabo bari batuye, nabo barahomagira barataha ngo bari mu mato, batashe basanga yihagarariye. Iyo bavuze Yesu abantu bagira ngo nibakava amahanga babiruri, cyangwa n'abandi bose uzi n'ibitangarirwa babaho hano mu mujyi barahari, ariko fendofe iherezo ryabo ni mu butaka. Haleluya. Amen. Mu butaka umuntu wese dore umuntu ukomeye. Danieli yajyaga asenga. Haleluya. Bakigwa mu masengesho, rimwe ngo arasenga Imana ngo ibahishurire ikintu gikomeye, mukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Basenga Imana ngo imanura icyapa cyanditse ngo abazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Ngo aba bantu nibamara gukomera, Imana ibubakisha amagorofa, bagura amamodoka araheze, bakora ibintu bitandukanye kubera ko bamenye iki? Imana. Biramugenze ngo haranira gushaka. Amen. Urupfu umugabo ufite urufunguzo rwabo ni Yesu. Nta muntu ushobora gupfa bitamuze, kuko yapfiriye abantu bose, azuka urupfu arutsinze. Buriya mba narakabajije, ugira umugabo kaguruka umubase, ubu nutaha ukagera mu rugo ugasanga umugabo wawe yazanye isake yo kurya, urahita uyihereza icyuma? Baramaze bagere gute? Noneho wowe n'isake haheze. Wowe n'isake. Arahaguruka dufatikanye indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iyo twaje mu nzu y'Imana umuntu agomba gushyiramo umubyizi kandi ugahinga mu kwawe uko ari byo uzahengerwa. Nasezeranije kubona gukurikira Yesu iminsi yose umure hafi mukiza wanjye. Singitinye intambara zose umugariye, sinashobora kuzimira nimara kuyoboka.
muri iri teraniro tuba twaje gusenga Imana, kandi iyo abantu baje gusenga Imana hari ibintu Imana ikora. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora, igenda ikora nubwo twebwe tuba tutabibona twese, ariko hari ibintu Imana ikora. Imyaka tumaze muri urugendo rw'inzira y'agakiza, cyangwa se niyo mumaze musenga, hari ibintu Imana yagiye ikora, mwagiye mubonesha amaso yanyu, kandi n'uyu munsi Imana ikomeje gukora. Ndashaka kuvuga rero ku magambo y'Imana, hari ayo mwumvishe, ariko cyane cyane ikintu ngendereye ni ukugira ngo nkumenyeshe ko umwishyuza agiye kuza kukwishyuza. Haleluya. Umwishyuza agiye kuza kugira gute? Hari umunyeshuri twiganaga muri primaire ni kera, twarigaga, noneho umwarimu twagera mu ishuri wakazana ibinyomoro. Akazana ibinyomoro, igihe umwarimu arandika ku kibaho ariho dusobanurira, we agatangira gusatura ibinyomoro akirira, hanyuma bazajya gutangaza amanota akaba uwa nyuma, agacyura bya binyomoro yagize ate yariye. Hano rero iyo turi mu nzu y'Imana, biriya bintu byose bigisha, abaririmbyi bakaririmba, abahanzi bakaririmba, bagashyiraho amakorasi, muri ibyo nimo ubukiza, nimo ubutabazi bwe bugize gute buhishwe. Haleluya. Niba batangiye kuririmba, ubusabwa kubihanga amaso nicyo cyakuzanye, hanyuma nimo ubutabazi bwe bugize gute buri. Maze iminsi ngenda ndabona ibintu bitandukanye, n'akajagari kagenda kinjira mu bantu b'Imana, bikagenda bibagabanyamo imbaraga. Ejo bundi nari ndi gusengana n'umuntu, ngiye kumva numva aravuze ati ndashima Imana, ati hari umuntu uherutse kumpamagara, atarambwira ngo ntuze guca muri uyu muhanda, kandi ni kaburimbo, namwe muri Kigali habamo imihanda myinshi. Ati umuntu yampamagaye arambwira ngo sinje guca mu muhanda w'ibunaka ngo bawutezemo amahembe. Ati ndashima Imana rero ko umuhanda ntawe unyuzemo. Ati nimumpere Imana icyubahiro. Nari nicaye aho, noneho ndamubaza intese, ubwo batinya umuhanda bakubwira ngo urimo amahembe, habonetse umuntu ukubwira ngo njyewe narayaciriye ndayafite mu rugo, none ndagukeneye kugira ngo uze unyirukanire iki, wahahinguka. Agira ikibazo. Buriya mukwiye kumenya umuntu wakiriye Yesu. Haleluya. Umuntu wakiriye Yesu nta muzimu n'umwe, nta mbaraga n'imwe, haleluya, nta butware na bumwe bwashobora kumunyeganyeza. Niko Yesu yavuze. Haleluya. Yaravuze ngo
njye nashinze itorero, amarembo azaterana, abasimu bo hasi bazamuka bahure n'abari hano hejuru, ariko ntibashobora kunyeganyeza iki itorero. Nuko itorero naho ryubatse, dore iri gorofa mwujuje, buri ukurikiranye fondasiyo yaryo iri hano hejuru se, iri ni hasi ndani. Mumere Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Iminsi rero mumase mwiga hano, nahabonye abakozi b'Imana bagiye banyura imbere yanyu, ariko uko mungana gutya, uko muzi hano, Imana yambwiye ko igiye kubanyuramo. Igiye kubanyuramo. Hano hazaba ububyutse nk'ubw'amezi aya atatu, buhite bugenda, uzahita bugenda, ubundi mujye muterana. Ubundi hari amateraniro aza akunda kuba kwa gatatu atatu, hari iteraniro rikunda kuba kwa gatanu ry'Abisilamu. Ndabeshya? Si baterana kwa gatanu. Hari n'irindi ry'Abayuda riterana kwa gatandatu, hakaba n'iry'abana b'Imana riterana ku cyumweru. Buri muntu wese afite ubwo yahise abona aho ateranira ahariho. Ariko reka nsubire inyuma gato. Hari umusore umwe muhungu mu Buhinde, yarafite umubabaro, isi afite amafaranga, akanywa ibintu ngo by'ibimogi, akanywa ibintu biteye ubwoba, ibyo bintu byose anywa, abura amahoro. Ngo ageze aravuga ati, ariko ninde wankiza uyu mubabaro ko wawunyiza namukorera? Ngo ariko aza gutekereza abagabo batatu kandi bafite imbaraga. Yatekereje ngo kuri Muhamadi, kuko iwabo bari Abisilamu, atekereza no kuri Satani, atekereza no kuri Yesu. Si bihangaje? Arangije ngo aravuga ati, buri mugabo umwe ndagenda mukubita iminota 5, hanyuma uraza kuza mbere akanyiza umubabaro, niwe nzagira gute? Ahera kuri Muhamadi. Arabarango kandi yaricaye hejuru y'inyanja, iminota 3 irashira, indi irashira, 5 irashira, yumva umubabaro aracyageza ate? Aracyahari. Ati hatewe Satani. Nawe mukubita ingahe? 5. Arayibarangwa, arakomeza arayibara. Hanyuma ngo reka da, yumva umubabaro uracyagize ute? Abo rero nibo yarizeho imbaraga cyane ko yaranabazi. Hanyuma ngo agize aravuga ati, se ibinaniwe na Muhamadi bikananirwa na Satani, uyu mugabo Yesu njya numva ngo yavukiye ndi bunaka mu bakena banaba, ubu hari icyara bumarire? Ati ntacyo, reka nkomeze mbare. Amuhitanu nawe ngo arabara, 2 irashira, 3 irashira, 4 irashira, ku munota wa 5 ngo agiye kubona abona umugabo uri kugenda hejuru y'inyanja. Amen. Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo ari kugenda hejuru y'iki? Afite igitabo. Icyo jambo ry'iki? Noneho ngo araza cya gitabo akimukoza mu mutwe, ngo arangije ngo aramubwira. Haleluya. Amen. Ngo ninjye Yesu umwana w'iki? W'Imana. Amen. Ngo yahise abona amahoro, ngo yumva amahoro aje mu mutima we. Amen. Haleluya. Amen. Nahisemo gukunda Yesu. Amina. Nahisemo gukunda Yesu. Nahisemo gukunda Yesu, ntabwo nzasubira. Amen. Yesu cyubahiro. Nice. Haleluya. Amen. Hanyuma ngo arataha, ageze mu rugo iwabo, ataha avuga ibyo bintu bitarahigeze, ngo bamusaba kubiceceka, bamusaba kutabivuga. Hanyuma ngo arababwira ati, ntibishoboka,
ngo ise yari afite izahabu yashyize mu gikombe, hanyuma ngo arayizana ati mwana wanjye, ibyo bintu mu muryango wacu ntitubyemera, ibyo bintu mu idini ryacu ntabwo bivamo, akira izahabu ariko ugira ute ubiceceke. Ariko ngo aramusubiza kuko yakiriye Yesu. Amen. Haleluya. Ngo aramubwira ati usibye n'iyo iri mu gikombe, iyo ku isi yose niyo wayo mbere Yesu icyubahiro. Ati iyo ku isi yose nayo niye. Yego. Nayo niye. Amen. Itangazo Yesu yavuze ngo ifeza n'izahabu cyose ni hanyuma ngo birababaza, mbese bibatera ikibazo. Hanyuma ngo arangije afata umugambi wo kumuroga. Yesu yaravuze ngo abantu b'isi ngo bari mu mubi. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntimukifatikanye n'abantu batagira gute batizeye, kuko ngo bari mu mubi, cyagiye yabo n'imibi. Haleluya. Amen. Noneho ngo baramuroga bategereza ko apfa, ntiyagira ate. Imwe ngo inkuru yanejeje ni ukuntu ngo bamushutse ngo bagiye gutemberana, baragenda hejuru mu nyanja. Bageze mu nyanja mo hagati ngo bari bashatse abasore bazi kurwana, baramujijishije baramuteruye bajugunya hehe ngo nikabaye. Ube maso mu Kristo uruhuke nona, amakuba yihakimusabe. Gukizwa ntabwo bikuraho ibyago, kuko umuririmbyi yahimbye ngo wowe watinyutse ibyago byose. Ntabwo gukizwa ari ugupfa gukizwa, ni umuntu watinyutse ibyago byose akamurembuza. Haleluya. Bamuteye mu nyanja. Haleluya. Hanyuma rero Yesu ngo agira inzira zitabarika. Amen. Ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Amen. Aho bamutaye mu nyanja ngo agwayo hasi asanga hari umuhanda, ahurirayo na Yesu. Amen. Haleluya. Bakiba hasi banyura hasi aho barakomeza buburukira aho iwabo bari batuye, nabo barahomagira barataha ngo bari mu mato, batashe basanga yihagarariye. Iyo bavuze Yesu abantu bagira ngo ni bakava amahanga babiruriye, cyangwa n'abandi bose uzi n'ibitangarirwa babaho hano mu mujyi barahari, ariko fendofe iherezo ryabo ni mu butaka. Yego. Haleluya. Amen. Mu butaka umuntu wese dore umuntu ukomeye. Daniel yajyaga asenga. Haleluya. Bakigwa mu masengesho, rimwe ngo arasenga Imana ngo ibahishurira ikintu gikomeye, mukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Basenga Imana ngo imanura icyapa cyanditse ngo abazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Ngo aba bantu nibamara gukomera, Imana ibubakisha amagorofa, bagura amamodoka yaraheze, bakora ibintu bitandukanye kubera ko bamenye iki? Imana. Biga mugenzi ngo haranira gushaka. Amen. Urupfu umugabo ufite urufunguzo rwabo ni Yesu. Nta wundi muntu, nta muntu ushobora gupfa bitamunyuze, kuko yapfiriye abantu bose, azuka urupfu arutsize. Buriya mba narakabajije, ugira umugabo kaguruka mu base, ubu nutaha ukagera mu rugo ugasanga umugabo wawe yazanye isake yo kurya, urahita uyihereza icyuma?
baramaze bagere gute noneho wowe ni sake wowe ni sake ntabwo uri buyakwepe yo araguhobera ukagira gute mugahoberana ujya Faisali mukajyana mwabyumvise uwo muri kumwe ahangaha rero haleluya niwo abanditsi bene kora banditse bajya kwitegereza ngo uwo mukirisitu uko yahoberanye n'amakuba uko yahoberanye n'ibyago haleluya imana ngo igahaguruka ukaza kuyibonamo hano hagati haleluya ikaza igahagararamo hano ikitambika haleluya wongera ugaruke gatoya ubwo rero ngo wari uzi ko amakuba yagiye ariko byago nawe akakubwira ati ni njye nawe mugahoberana nanone imana ikongera igahaguruka ikaza iza gukiza umuntu wawe ibyago haleluya haleluya utandukane rero mama kubanaka ugeze guhura n'ikigeragezo rimwe uzana umutwe munini ibi niko bibayeho hanyuma nijoro ndyamye marayika araza arambaza ati uwakujyana mu isoko bakakuboha wambaye ikariso gusa no kukubwira ngo ibi n'ibi umuntu utumva yigira imbere hano hari imyanya umuntu uza kumva atumva aze kuza gake 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 abaprotokole bamufasha mushaka Yesu bamwambitse ubusa utazavuga ngo imana ngo ntiyakwemera kuko ngo ziramukora umwana w'imana bamwambitse ubusa aho ngaho ari naho yanasenze atari ko bundi ko twajyaga tubigenderamo neza ni iki kigize gute ziragukora ariko hirya yo kugukora imana ikaguhemba kwireba ukuntu washinyirije ikareba n'ukuntu wihangana hanyuma muri aya makuba muri ibi byago bihagurutse imana kugira ngo turengere tubifatira hano mu byumba by'amasengesho mwaje gusenga ndi kubona marayika w'imana afite ikaramu y'umutuku ikaramu ari kugenda aca imirongo Imana irambwiye ngo mbabwiye gucinya urubibi aho satani adashobora kurenga ngo aze gufata uko yishakira hanyuma rero nawe ntabwo akiri ibyago ahubwo yitwa Rusi sibyo rero niko nkubwiye ngo witwa Rusi akabaye kuri Rusi ko aragukurikirana hanyuma rero kada Nyabarongo yari yuzuye hanyuma imaze kuzura wikijijwe n'ibirenge wakoresheje uva hano Imana yawe imyenda hejuru ya Yorodani kugira ngo uzahanyure hejuru amen utazongera kukureba ahora kamuka
zamura Imana irambwiye ngo gukijije ibyago impanuka wari uzahura nayo ukazajya ugendera ku kaguru. Hanyuma Petero rero arandika ati burya rero ibintu twigishije, ibintu tubabwira ntabwo ari imigani, ntabwo ari ibintu byo muri Erika, ntabwo ari ibintu byo muri Zayibusogo cyangwa mu zindi kaminuza, ati ni ibintu byaturutse ku Mana. Amen. Haleluya. Amen. Ati ni ibintu bifite imbaraga. Arongera aravuga ati uwo nguwo tuvuga twaramwiboneye n'amaso yacu, twasenganye nawe kuri ujya musozi. Amen. Ati kuko hari ijwi ryamuvuzeho, ati rivugira mu ijuru, abantu bose bararyumva, ritegeka ko abantu bose bari mu isi bagomba kugira gute kumwumva, kandi bakajya bagira gute bamwumvira. Iyo bavuze kumvira Imana, hari umunsi umwe yari ngiye mu materaniro hari kuri Pasika, ngeze mu nzira nuko numva ijwi rirambwiye ngo amafaranga yose ufite mu mufuka nibagera mu gihe cyo gutura uyatanga. Ngo nikabaye cyambere nanavuye mu rugo. Buriya hari ukuntu abantu tugira uburiganya bwa hatari, ukaba ufite n'iza bitanu ukavuga uti ugeze mu gihe cyo gutura, reka maze nsohoke njye hanze njye kureba ko hari aka500 kahagamyemo. Hari umudamu umwe yarasekeje ati nagiye gusenga ndavuga ngo Mana numpa amafaranga, inote nkuru niyo nzajya ntura. Hanyuma rero ibihe byo gutura bigera, afite inote ngo nimba ari y'amadolari 200, bari 100, nimba ari 100, inote nkuru y'amadolari ni 100. Ngajya mu mibare. Hanyuma ijwi riravuga ngo twavuganye ngo iki? Twavuganye ngo iki? Nuko idolari aragenda agira gute? Ati natashye umutwe ariko wari. Ati ariko nanga kwica ikintu bita iki? Nanjye naragiye. Bageze mu gihe cyo gutura, amafaranga nyakuramo, ariko nabaye nk'igitutu nyakurita mu giseke. Ahubwo amaze kugera mu giseke ngakaka, ijwi ryarambajije uri bubwire umugore ko amafaranga wagize wagize. Ese nimutaha akavuga ngo akeneye fanta, uravuga ngo iki? Bo ndabareka barataha, nkajya ncunga aho bagera ku kabutike, nanjye nkahagara bakajya barenga, nanjye ngira gute. Hanyuma Imana Nyiringabo idapfa, ndagenda ngeze ahantu ku gasantere, aho numviye ryajwi, numva ijwi rirampamagaye rirambaza ngo kora mu mufuka w'iburyo, nkozemo sanga y'amafaranga yose uko nayatuye yagarutse. Hanyuma rero ubwo natangiye kumva ko ari business igiye kwinjiramo. Ku cyumweru naravuze ni nzajya ndayatanga. Haleluya. Amen. Nzajya ndayatanga. Noneho dukomere Imana amashariko. Haleluya. Ndavuga ni nzajya ndayatanga kuko njyewe azaza aragaruka. Yego. Ku cyumweru ndongera ndayafata ndayakorakoranya yose, kuko nari namaze kubona ko ari business mbona. Amafaranga ndagenda ndohamo, maze kurohamo, hanyuma turi gutaha amashuri inkozemo, ijwi ryarambwiye ngo reba mu mufuka w'ishati, ndebye sanga uko nayatuye yose
yagarutsemo, ariko Imana ntakiyongeragaho. Ariko Imana irambwira ngo ntuzongere, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ibyo dutanga Imana ifite ahantu ibibika. Nigeze kugira impano yo kurya ibiryo ntibishire. Nafataga abantu, iyo tuvuga Imana twe tuvuga iyo twabonye. Haleluya. Hanyuma umunsi umwe mfata abagabo bababwiriza butumwa, twari turi kumwe, ndababwira muza tujye muri restaurant, ariko nige ndabagurira. Ndagenda ngura ipura imwe. Kuna rifite ibanga. Ariko ibyo nabihuremo n'ibigeragezo cyane cyane, ibyo bigeragezo nagiye mpura nabyo hano muri Kigali. Kigali mugira ibiryo. Ko bamaga ibiryo nabyarura naryanye bishije. Ahubwo bakambaza impamvu ntarya, kandi kumbi nahaze amasahani acyuzuye iki ibiryo. None tujya muri restaurant, hazana ibiryo ku mugabo bita Toburende, turarya, turakomeza turarya. Hanyuma rero nyiri restaurant azana ikibazo, ati niko mwabigabo, abantu b'abagabo bagisahani imwe bati igihe byahereye bivuga ubusa. Noneho umwe aramaza atari ku bundi, ibi biryo byo ni bwoko ki? Igihe twahereye aha turya isahani ikaba yuzuye, ati wamugana ibi biryo birimo akantu. Indaseka, ndababwira nese murumva muhaze? Ati turahaze. Rero nimugerageze turebe ko twabimaraho, tubone kugira gutera. Iyo mwaje gusenga inshuti z'Imana, hari ibintu Imana ibaremera. Ibyo bintu kandi birema mu bihe bizaza muzahura nabyo. Ntabwo Imana iraguha umuceri kandi ufite undi, ahubwo izawuguha wagize uti washize. Mukomere Imana amashyi. Ndangirije ku ijambo ryanditse mu Baheburayo igice cya mbere. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 7. Ndashaka umuntu wahansomera atari njye uhavuze. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 7. Dusome Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 7 bavuze ngo iby'abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Amen. Aka kantu mwakumvise, ifataga abamarayika ikabahindura imiyaga, ariko mwebwe mwicaye hano muri iri teraniro aribo bagaragu b'iki? Bo ngo twebwe igenda iduhindura ibirimi by'iki? Ngo iyo wicaye aha mu iteraniro umuntu akubona wambaye umubiri, ariko hari ibintu Imana igenda ihindura ku buryo mu ijuru ho bakubona n'abadayimoni bakubona bakabonera ikirimi cy'iki. Reka dusenge. Ose inshuti z'Imana zirakundana neza, zibanye na Yesu, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Hallelujah.
tugiye kuririmba indirimbo. Bonye abamarayika batatu hano n'abandi batatu aha, n'undi umwe wicaye aho inyuma, barambwiye ngo bagiye kubakiza indwara iyo ari yo yose mufite. Ibintu bagiye gukora ni ibitangaza bitigeze bibaho muri uyu mujyi wa Kigali. Haleluya! Kandi mbonye Imana ikuraho ihema ihinduranya amahema. Kiza wirinde ihema hejuru y'imitwe yanyu. Turaririmba indirimbo ya 383 ngo turayirangiza Imana yarangije gukora igishanga. Tuhagurutse icyamukani